y'ukuboko kw'Imana ya birahinduka. Nibutse aba bantu ko abantu banteze amatwi ko ikiganiro cyitwa birahinduka. Nsuhuze abari mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, abari muri Nyarugenge na Kicukiro, mu mirenge yose igize utu turere uko ari dutatu. Ndabakunda kandi ndizerana neza n'Imana ko namwe mu nkunda. Ineza y'Imana ibe kuri mwe. Suhuza abari mu ntara zitandukanye, abari Burasirazuba, abantu b'i Kayonza twari turi kumwe ejo niriwe mu bice bya Kayonza kuwa gatatu ni kuwa kane niriwe ejo hari kuwa kane, kuwa kabiri niriwe i Nyamata. Mwese ndabasuhuje, reka mbabwire ngo ukuboko kwiza kwisumba byose kube kuri mwebwe n'abo twabanye mwese uyu munsi muri gahunda zitandukanye narindimo. Reka mbabwire ngo mugubwe neza muri Kristo Yesu. Ni Revera Pasteur Uciyimihigo Xavier, ukwifuriza umugoroba mwiza. Sharoni urakoze, Francine nawe urakoze, Imana iguhe umugisha. Uyu ni umugoroba mwiza wa birahinduka, kandi bigiye guhinduka koko mu mwanya mfite. Ndabizi ko utari buze gusigara uko wari umeze. Ntabwo nzi uko umeze, waba ubabaye, waba wishimye, waba ufite ikibazo, Imana yanjye nkorera igiye guhindura ibintu. Urakoze nawe ko unkunda, Imana iguhe umugisha. Reka rero mbere yuko ntanga mbabwira aho dukorera, ubwo nabanyumvise bwa mbere batahazi, reka mbanze mbahe nimero yanjye igendanwa. Hanyuma icyo ngusaba uroherezaho ubutumwa bugufi, yego Bosco hakurya iyo ngiyo ko ntaguheruka, wabaye amahoro, uraho neza. Ni 0782298348, 0782298348. Wadusura kandi kuri channel yitwa Umurage w'Abera TV, ugakora icyo bita sabone, no gukanda kuri ayo magambo y'umukara. Uko hagiyeho ikiganiro uhita ubimenyeshwa, ukanda ko aho ngaho handitse sabone, okay, urwo ni rwo runyorohera. Hanyuma ugakanda ku nzogera, ukaba ubaye umufatanyabikorwa n'iyi channel yitwa Umurage w'Abera TV. Uko ikiganiro kigiyeho gihita kikugeraho utagombye kujya gushakisha. Uko inyigisho igiyeho uhita ubibona. Hanyuma wamara kumva iyo video iriho cyangwa izo nyigisho ziriho, ukayifata ukayishyira muri groupe ubaho, ugafata icyo kiganiro ukacyohereza inshuti zawe ziba hanze y'iki gihugu. Iyo niyo channel yonyine uzakurikira ugasangaho amagambo yomora imitima, abohora, akiza, ahindura. Niyo yonyine uzasangaho amagambo ijambo ry'Imana rigifite umwimerere, donc ridafunguye. Sawa, murakoze rero. Ndagira ngo mbibutse aho dusengera, hanyuma nze nkubwire icyo Imana intumye. Mfite umwanya utari munini hano, ariko uyu mwanya mfite, hari abantu bagiye gukira indwara, hari abantu bagiye gukuramo, bari bari kwa muganga, bari barimo bomboni, ariko uyu mwanya bagiye gutangira guhumeka neza. Hari abantu bari bafite uburwayi bugiye gukira, hari abantu dayimoni zari zatsikamiye zigiye kurekura, hari abantu imitima yabo yari yuzuye agahinda ariko kagiye kurangira. Ndabizi neza abari kure n'abari hafi, abanyumva nonaha n'abazanyumva ejo cyangwa ejo bundi, hari abantu bagiye kubona ukuboko kw'Imana, hari abantu bagiye guhura n'Imana. Iyi ni isaha ya birahinduka, ariko birahinduka niko iki kiganiro cyitwa, kandi ntuzigere ucikwa nacyo. Dukorera Kagugu,
hano iruhande rwa kiliziya ya Kagugu aho bita kuri Alalume, habera n'amakwe. Yego ukeneye no gusezerana nyine ndagufasha. Hanyuma dukorera Kagugu iruhande rwa kiliziya ya Kagugu aho bita kuri Alalume. Nukuvuga ngo uturutse mu majyaruguru, uturutse hakurya za Kamonyi, dusuhuza abantu bo mu Nkoto abajya baza kubana natwe, nejo nizere ko bazabana natwe. Uturutse hakurya ho mu Nkoto, muturutse ubwo handi nihera, muraza kuhambwira mwohereze message. Urateze ugeze Nyabugogo, nturebe iburyo ntujye ibumoso, ahubwo baza linye ya Batsinda ahantu iri. Ujye kuri linye ya Batsinda ufate bisi iza Batsinda, hanyuma uvugane na shoferi umubwire ko agusiga kuri kiliziya ya Kagugu. Ubwo ndavuga bategeye Nyabugogo. Hanyuma aho agusize ku kazu k'abagenzi ugaruke inyuma wegere kiliziya. Nugera kuri kiliziya urabureba imbere yawe inyubako nini ya Alalume. Hari n'icyapa cyanditseho Alalume Business Center. Hanyuma wegere aho kuri iyo nyubako, nturebe iburyo nturebe ibumoso, ntuzamuke hejuru mu nyubako muri iyo etage, ahubwo reba imbere yawe. Hari urusengero rwubakishije amatafari y'umutuku cyangwa se ahiye, urwegere. Hari n'icyapa kinini cyane kiriho n'amafoto na gahunda y'igihe dusengera, hariho amafoto yacu. Hanyuma winjiremo, aho ngaho niho dukorera umurimo w'Imana. Urambajije ngo dusenga ryari rero? Dusenga kuwa gatandatu ejo mu gitondo. Kuwa gatandatu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, dutangira saa 2:30 za mu gitondo. Tugira icyumba cy'amasengesho. Abagiye gutangira isabato mu kanya mugubwe neza. Reka nkubwire ko ejo isabato uzayikomereza hariya iwacu. Tugira rero icyumba cy'amasengesho gisenga ejo kuva mu gitondo saa 2:30. Kandi nongere mbisabire, nari ngiye kuvuga ngo reka mbisabire. Niki kikubuza gusenga? Ese niba wabiteguye niki kikubuza kuzinduka? Ejo twirirwamo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, aho tuba turi gusenga kandi twiyiriza ubusa. Ndaza kubisubiramo, kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ku cyumweru tukagira iteraniro ritangira saa 2:30 rigasoza saa 6:30 saa 7. Hanyuma kuwa gatatu tukagira amasengesho atangira saa 9 z'umugoroba tugasoza saa 1 saa 2 gutyo. Turakuraritse, nzanywe hano no kukurarika, nzanywe hano no kugukangura no kukwibutsa. Ntago nzi gahunda wari ufite ejo, ariko ndagira ngo nkubwire ko gahunda ya mbere niyo kubana natwe ejo, niyo kuba imbere y'Imana. Kandi ibyo bidashoboka bizashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Bernadette hejuru aho zabyumba, turagusuhuje nawe kudutera kamurakoze. Ukuboko kwiza kw'Imana yacu kube kuri mwebwe. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndaza gusubiramo amatangazo. Abari Kimironko mumbajije mwebwe uko mutega, murakoze. Abantu bari mu nce za Kimironko kwa bana y'inzira, mu izindiro, hejuru ho za Masiza, abantu bari mu Nkona, namwe tubasuhuze. Uratega ukagera muri gare ya Kimironko. Ubwo ndavuga abantu bari iyo za Kimironko, za Zindiro, kwa bana y'inzira. Hanyuma ukinjira muri gare ya Kimironko, ugafata bisi iza Ibatsinda, utega rimwe rwose, ukabwira shoferi ko agusiga imbere ya Centre de Santé ya Kagugu. Ugezeho ku Kagugu ufata akamoto ka 300 ukizamukira, cyangwa ukazamuka n'amaguru nawe ukaza kuri Alalume aho ngaho nakurangiraga. Nta mayobera hari, ni ruhande rwa kiliziya hepfo y'umuhanda. Imana y'amahoro ikumere umugisha neza, ni kuri kaburimbo, kandi ndabizi ko nubikora Imana izaguha umugisha, izakugirira neza.
urarwaye, urarwaje, ufite umutima ubabaye, ufite agahinda, ariko ndabizi ko hari ibyo Imana igiye gukora muri aya masengesho. Turi kumwe na Stella na Pastor Deborah ejo kuwa gatandatu no ku cyumweru. Pastor Deborah uwo bita Zurufati niwe uzaba uri kumwe natwe, kandi Imana iraza gukora ibikomeye. Murakoze rero, mu nkundire twinjire mu ijambo ry'Imana, hama mpanure, kuko numva mpawe guhanurira ubuzima bwawe kuri uyu mugoroba. Nari babwiye ngo sinkunda kubyirata, nta nubwo ari byo nirata, nirata ko Yesu yampaye agakiza kuruta ibindi byose, ariko ntunze impano y'ubuhanuzi muri nge, kandi ndabizi ko Imana igiye kuvugana nawe. Ntunze impano y'ibitangaza, kwirukana ibyo bizimu byakuzengereje, byakubujije amahoro. Nibashake babe baragutabitse mu ihembe rya hehe, nibashake babe baragushyize mu mazi ya hehe, nushaka uba umaze imyaka n'imyaka urwaye, ndagira ngo nkubwire ko Yesu wanjye akomeye kuruta ibyo bintu bagukoreye. Abami ba kabiri ibice 5 turaza gusoma, twegere hepfo, hanyuma mvugeho gato, nze gufata umwanya wo kugusengera. Havuze ngo iki? Haravuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami wa Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abisirayeli, Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja arerekwa sha. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Icyameje ugahaguruka ukaza ugasanga umuhanuzi wa Kagugu ibibembe biyakira. Namani bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'uwo muja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami wa Isirayeli yumvise, nuko umwami wa Siriya abyumvise, abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana itarano n'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 3,000 n'imyambaro yo gukuranwa. Uyu mugabo yari azi gutanga ituro. Nuko ashyira umwami wa Isirayeli urwo rwandiko, rwari rwanditsemo ngo, nuko rero nuko ashyira umwami wa Isirayeli urwo rwandiko, rwari rwanditsemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, nkohereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. 7. Umwami wa Isirayeli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni nge Mana yica kandi ikabeshaho. Aho hantu hasurinye. Nuko nimubitekereze, ndabinginze mumenye ko ari kunyendereza. 8. Aha niho nashakaga cyane, niho nashakaga, ubundi niho nshaka kuvuga. Haravuze ngo nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami wa Isirayeli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke nsange, aramenya ko mu Isirayeli hari umuhanuzi. Mu nkundire nsubiremo ahantu ntago ntinda. Umurongo wa 8 haravuze ngo nuko Elisa umuntu w'Imana
yumvise ko umwami wa Isirayeli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange. Aramenya ko mu Isirayeli hari umuhanuzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana, ibindi namwe mu byisomere, sinjye uzazana imperuka. Ndashaka kuganira nawe nkubaza ngo niki gituma ugambiriye kwiyahura, niki gituma ugambiriye kwigirira nabi, niki gituma ugambiriye gusubira mu kabari, niki gituma ugambiriye kongera kuraguza, niki kibiguteye? Mureke ansange aramenya ko mu gihugu cy'u Rwanda hakiri abantu bakorera Imana. Uyu ni umugabo witwa Namani. Bibiliya ivuga, njya numva abigisha benshi tumuvugaho uburyo butandukanye, ariko wenda nicyo kitugize abantu. Namani uyu ni umugabo utari woroshye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo bw'ubuzima busanzwe ndetse no mu buryo bw'amafaranga. Amafaranga yarayafite, yari afite amafaranga, yari afite icyubahiro, yari umugabo ukomeye, yari umugabo udasanzwe, ni umugabo Bibiliya ivuga ko yari umugaba w'ingabo. Niko Bibiliya itubwira. Ntushobora kugera kuri uyu mwanya utarize, ntushobora kugera kuri uyu mwanya utarakoze kosi, ntushobora kugera kuri uyu mwanya udafite imbaraga z'amafaranga. Ibi bintu byose kugira ngo ugere aha, uba waratangiye nk'uko abandi bose batangira, ugatangira witwa kurutu, ukaza gupasinga, igihe kikagera ugasubira ku ikosi ukambara kapurari, igihe kikagera ugasubirayo, ejo ukongera ukazamuka bakagupromotinga, kugera kuri uru rwego igihugu n'umuyobozi wacyo ndetse n'ingabo baza kukwitegereza bakakubonamo ububasha, bakavuga ngo uyu muntu dukurikije imico n'imyifatire yashobora kuyobora, yaba umuyobozi w'abandi basirikare. Mu yandi magambo, igihugu kibanza kukwizera, ndetse n'umuyobozi mukuru, umugaba mukuru w'ikirenga agomba kubanza kukwizera, akabona ko nta yandi manyanga mu mico no mu myifatire ufite. Uyu mugabo Namani niko yarari. Kabiri, ugomba kuba uzwi, ntago baguterura utazwi ngo ujye kuri uyu mwanya. Namani rero ibi bintu byose yarabyujuje, ariko Bibiliya ivuze akantu abantu batajya bitaho. Iravuze ngo nubwo ibi bintu byose yari abifite, nubwo yari afite amafaranga, yari afite amayesikoti, yari umukire, mu yandi magambo yari umunyacyubahiro, niko Bibiliya ivuze, ariko yari arwaye ibibembe. Aho hantu hatinde, tindaho Pastor Xavier, tindaho. Yewe muntu neza amatwi, buretse kwatsa imodoka, buretse kwiruka, gabanya umuvuduko, reka dutindane ngewe nawe aho hantu. Yewe mugabo uretse gato, reka dutindane nge nawe aho hantu. Yewe munyamakuru uri kunyumva, reka dutindane aho hantu. Ntega amatwi. Uyu mugabo yari afite amafaranga, yari afite icyubahiro, yari afite umugore n'abana, yari afite amazu, ariko Bibiliya iraduhamirije, iratubwiye ngo nubwo ibyo bintu byose byari bihari, yaragize ati, yararwaye ibibembe. Abantu munyumve, yari umunyacyubahiro, birumvikana yari afite umugore mwiza, birumvikana yagendaga mu ndege, iryo ni itegeko.
yari afite amayesikoti iburyo n'ibumoso, yari afite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyose, mu gihugu cye aho ashaka. Ariko nyumva kujya ibwami ntabwo bagombaga kumubaza ngo urinde, bari bamuzi, ariko yari arwaye ibibembe. Dufite abantu bari hayi, bari mu nzego runaka, bari ahantu runaka, bacuruza, batuye mu mazu meza, bavuka mu miryango ikomeye, bafite abana, bafite abagore. Dufite abantu witegereje inyuma wabona bameze neza, ariko muri bo barabizi ko babembye. Ubabonye bagenda mu bimodoka wavuga ngo dore abantu bashubijwe. Umusanze ahantu yicaye mu ntebe za zindi zo mu mabiri wabo zikaraga, wavuga ngo dore umuntu washubijwe, ariko muri we indani yarabembye. Afite ibibembe agendana, afite ibibembe bya keredi, afite ibibembe by'uburwayi, afite ibibembe by'amadene, afite ibibembe byo kwangwa, afite ibibembe byo gutandukana n'umugabo, afite ibibembe byo kudakundwa. Ni umukobwa mwiza, umurebeye inyuma agenda akaraga tayi, akaraga ikibuno, agikubita hariya hepfo no haruguru, wavuga ngo dore umukobwa wagezeyo. Hari n'abana bigeze baririmba baravuga ngo dore umwana uhiye, dore umwana ukeye, ariko umurebye inyuma wavuga ngo koko ibyo bavuga ni ukuri, ariko nawe ubwawe uriyizi muri wowe urahumanye. Muri wowe warahumanye. Urabizi ko ucuruza ariko urahumanye. Ufite amazu menshi muri iki gihugu no hanze, ariko ufite ibibembe. Hari ibibembe ufite, umuntu akwitegereje yakwifuza kubaho nk'uko ubayeho, ariko Imana yakurebye. Ijisho ni iry'Imana ryakurebye. Uri dogiteri nibyo, ariko ijisho ry'Imana ryakurebye, ryasanze warabembye. Ufite ububembe, uvuka mu muryango ukomeye, ariko ijisho ry'Imana ryakurebye. Abantu nibakubona babona uri umunyacyubahiro, babona ukomeye, babona uri umuntu udasanzwe, ariko nyumva ijisho ry'Imana ryakurebye, ryasanze warabembye. Ukeneye umuhanuzi, reka nkubwire, nibyo ko amafaranga urayafite, ariko ukeneye umuhanuzi. Ukeneye guhura n'umuhanuzi, ukeneye guhura n'umuntu w'Imana. Ntabwo nzi niba hari umuntu unyumvise ejo mu gitondo. Ibi ntabwo binsaba kubivuga cyane, oya, ahubwo ukeneye kunyumva. Uyu mugabo Namani ibyo kurya yari abifite, amazu yari ayafite, abana yari nabo, ariko yari akeneye iki? Yari akeneye iki? Yari akeneye guhura n'umuhanuzi, yari akeneye guhura n'umuntu w'Imana. Ngo aka kana k'agakobwa kari gato, kari gafite amaso y'Imana. Mureke mbabwire mw'abantu mwe, abari kure n'abari hafi, dukeneye abantu bafite amaso y'Imana, atari ukubahatisha ngo akubaza ngo uri umukobwa cyangwa uri umugore. Numubwira ngo ndi umukobwa, ngo Imana imbwiye ko uzarongorwa, ubundi se nyine uzarongorwa. Akubaza ngo ufite abana, ese ufite abahungu, numubwira ko no kubahatisha nshuti yanjye, oya. Abantu bakeneye umuntu ufite amaso y'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ngo umwana amushyira muri sikaneri, aramuzuminga,
aramubwira ngo icyama ukabyemera. Yewe uneze amatwi, hano turi, yewe uri muri Tedemiri, yewe uri muri Simba haruguru aho, icyama ukabyemera. Yewe uri mu isoko rya Nyarugenge hirya aho, icyama ukabyemera. Aramubwira ngo icyama databuja kumva ibyo ndi kuvuga, akemera guhaguruka, agasanga umuhanuzi, akajya mu gihugu cy'iwacu. Wenda uyu muhanuzi yamukiza ibibembe. Ndashaka kugera kuri iri jambo ngo Namani arahaguruka, aragenda asanga umwami. Ngo agezeyo, umwami ashishimura imyenda, kubera iyo mpamvu ntago yari azi ko Imana ishobora gukiza ibibembe. Ariko reka nkubwire, humura, nta kibazo na kimwe Imana idashoboye, nta mubabaro n'umwe Imana itarangiza, nta ntambara n'imwe ibaho Imana itarangiza, nta kigeragezo na kimwe kitabaho Imana itarangiza. Iyo nje kukubwira ni Imana ikora imirimo. Umuririmbyi yigeze yuzura umwuka wera, araririmba, aravuga ngo imibabaro ni iy'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Reka nkubwire, hari ibintu bigiye gushyirwaho iherezo. Elisa amutumaho, aramubwira ngo niki gitumye ushishimura imyenda ya? Mureka nsange, halaboshe kotara, haleluya. Mureka nsange, mureka haguruke, azana ibibembe bye, azana indwara ze, azana amadene ye, azana umubabaro we. Mureka nsange, orobobobobobo, mureka nsange. Umva, 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 nibyo waragenze, waravuwe, abapfumu barananiwe, abaganga ejo bundi baragusezereye, nawe urabona uri uwa gupfa, nawe urabona byarangiye. Uricuza icyatumye usigara, uricuza icyatumye impanuka igusiga, nawe urabona byanze. Umva, mureka nsange, reka nkubwire ibyo abantu badashoboye. Nje kukubwira ngo Imana yanjye irabishoboye. Ejo bundi yagiye kwa Lazaro, kwa Mariya na Marita, ngo Lazaro amaze iminsi namumva. Ngo ahageze asanga abantu baracemerewe, babuze icyo bakora. Reka nkutangariza aya makuru, aha Lazaro yarari, hari abandi bari bahambye, hari abandi bari bahashinguye, ariko ngo Yesu wanjye ahagere. Icyo mukundira nirudatetereza abasenzi, abasenzi bateranye, rutegamirwa n'inkozi z'ibibi, leta shatokerebo. Reka nkubwire, wivuga ngo nanjye nakira. Yego, ndavuga Yesu wazuye Lazaro, ndavuga Yesu wazuye umwana wa Yayiro, ndavuga Yesu wantoraguye muri ruhurura, ndavuga Yesu wampaye ijambo, ndavuga Yesu wambabariye ibyaha, ndavuga Yesu wantabaye, ndavuga Yesu wankuye mu ntambara nagiye ncamo. Uwo niwe nkubwira, birashoboka. Elisa hererere. Elisa aramubwira ngo hoya, mureka nsange. Aramenya ko mu Isirayeli harimo Imana, mureka nsange. Aramenya ko Imana igikora, mureke. Umva nkubwire, hari ibintu Imana igiye gukora. Reka mbitangaze, umaze igihe ubabaye, igihe cyo gukira umubabaro kirageze. Imva, umaze igihe utabyara,
igihe cyo kubyara kirageze. Ndiho ndabyumva, ndumva impinja zirira mu matwi yanjye. Reka ntangaze kubyara ibyo abaganga bakubwiye ntago mbizi. Hey. Ariko reka ntangaze, fata kuri iyo nda yawe, umva wanda we, umva wa matirisi we, umvira umuhanuzi, injira mu mwana muri iri joro. Hererererere, ntabwo nzi ibyo bakubwiye aho uryamye kwa muganga, ntabwo nzi ibyo bavuze. Ejo bundi wagiye ku mupfumu, ntabwo nitaye ibyo yavuze. Umva icyo mvuga, mureka nsange arabimenya. Umaze kugira imyaka y'ubukure, nawe uribaza ngo uzashaka pesi kota yazabo. Reka ntangaze ubukwe bwawe ku karubanda. Ngiyi samudi yawe, ngiyi impeta yawe. Reka ntangaze ko igihe cyo kuva mu bukode kirageze. Yemwe banyumva, ndi umuhanuzi w'amahoro, sinjya manura ibyago. Imana iravuze ngo ngutangarize ko igihe cyawe kirageze. Hari njye mbaneye, haleluya. Herererererere, ayo maguru yawe nakire, uwo mugongo nukire. Dayimoni ihagaze muri uwo mugongo, ndimo ndakureba mvuganye nawe. Rekura. Wowe uhagaze muri iryo tako, rekura. Wewe wamize urubyaro rw'abantu, rurekure. Peshere de benefo, dayimoni y'igisuzuguriro, ndakwirukanye. Wewe wamize amakwe y'aba bantu, ndakwirukanye. Wewe wamize akazi kabo, ndakwirukanye. Akira akazi. Herererere, ufite perime, uyimaranye imyaka, yifateho nonaho unyumva. Akira akazi, ufite diplome, ndahanura akazi. Akira. Hey. Ufite amazu yabuze abakiriya, nzanywe no guhanura. Igihe cyawe, wakati yako. Haleluya. Aramubwira ngo mureke. Umva, Namani wari umubembe, asubira iwabo. Abantu bagiye guhindura amagambo, ntabwo nzi niba hari umuntu unyumvise. Hey. Igihe cyo gutiyombago, igihe cy'izo mpyiko ngo zibe nzima. Ntabwo nzi ibyo abaganga bavuze, ni ukuri kw'Imana. Ngiye gusenga, ntabwo nzi ibyo abaganga bavuze, ntabwo nzi ibyo bakuvuzeho. Aramubwira ngo iyaba databuja yahagurukaga, byemere ko ubutabazi bwawe buje. Byemere, uwo murozi ntabwo arusha Imana imbaraga. Oya, byemere. Uyu mugore wagutwariye umugabo agomba kumurekura. Uyu mugabo agomba gukizwa. Haleluya. Uyu mudayimoni w'ubusambanyi wagufashe agomba kukurekura. Uyu mudayimoni wo kwikinisha wagufashe agomba kukurekura mu izina rya Yesu. Uyu mudayimoni wo kunywa inzoga wagufashe agomba kukurekura. Agomba kugira ate? Agomba kukurekura. Hey. Hey, be. Wateye, haleluya. Agomba kukurekura. Imyaka umaze ushaka kubyara ntago nyizi, ariko nzanye ijambo ngutumweho, mwoherejweho, ngutumweho. Umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo birahinduka, biremera. Aramubwira ngo mureka sange. Aramenya ko mu Isirayeli nibyo. Mushuti yanjye, wahuye n'amabandi y'abahanuzi, wahuye n'amabandi y'abapasteri, wahuye n'amabandi y'abavuga butumwa. Ndakumva n'ukuri kw'Imana. Uribaza ngo ariko se, reka nkubwire, nitwa uciye imihigo Saviye. Benshi muranzi n'abatanze ubwo mwamenye, n'abandi ntago nzi ibyo bakubwiye.
ariko ndihamiriza, nihamiriza ntawe uzampamiriza. Ndacyari mu bapasiteri bake bazima bahari, ndacyari mu bahanuzi bake bazima bahari, ngutumweho. Hari ibintu Imana ije kurangiza, byemera uko ngutumweho. Hari ibitangaza bibaye, hari imirimo y'Imana igaragaye. Aho bakuboheye ntago mpazi, aka gakecuru kicaye kakavuga ngo ntuzashaka, ntago nzi ibyo kakoze, ariko uyu mwanya biteshejwe agaciro. Akira ubutabazi, aka gatuza nigakire, uyu mutwe nukire, aya maso nakire. Mureke nsange, ejo murekaze, ejo mureka tege moto, ejo mureka zamuke. Ibi bintu birara bikuniga, ntago uri umugore wabyo, wowe ntago uri umugore w'aba bazimu. Oya, imyaka yo gushaka yarageze. Wimbwira ngo utegereje Imana, igihe cy'Imana cyarageze. Hari imbaraga zafashe ibyawe zigomba kubirekura. Ramubwira ngo mureka nsange. Aramenya ko mu Isirayeli hari Imana. Akira ubutabazi, akira gozwa amarira, akira kuryama ugasinzira, akira kureka ibyaha. Hari imbaraga zakwizingiyeho zigomba kurekura ibyawe. Izi mbaraga zitabi, wihana itabi ugasanga warinyoye, akira kubohoka. Hari ubutabazi bw'Imana, bwakire mu izina rya Yesu. Ene shalatore gereva, amina. Hari imbaraga z'Imana zikijije uwo mwijima wawe, hari imbaraga z'Imana zikijije ayo maso yawe, hari imbaraga z'Imana zibohoye ubuzima bwawe. Ndagira ngo nsubiremo amatangazo hanyuma dusenge. Ejo nyumva neza, ndakuraritse, rarika mugenzi wawe 2:30 zinduka duhurire ku rusengero. Hanyuma reka ngusabe kureka ibiryo by'umunsi umwe, nta kintu bizagutwara. Aho wagombaga kujya ntabwo mpazi, hareke. Ejo hareke. Uyu munsi w'ejo uw'Imana yanjye uzareba icyo Imana izakora. Dukorera Kagugu kuri Alalume. Kagugu iri mu murenge wa Kinyinya, Kinyinya iri mu karere ka Gasabo. Yego. Hanyuma tugakorera Kagugu iruhande rwa kiliziya ya Kagugu. Uteze umumotari ugafata moto, ubwira umumotari ngo ngeza kuri Alalume Kagugu iruhande rwa kiliziya ya Kagugu. Moto iguhagarika kuri Alalume neza. Uteze bisi utegeye Nyabugogo, yego, uraza ukabwira shoferi ko agusiga kuri kiliziya ya Kagugu. Aho ngaho agusize, ugaruka inyuma ukegera kiliziya. Iyo uhagaze kuri kiliziya uba ureba inyubako nini ya Alalume, ukayegera. Ntuzamukemo hejuru, ahubwo reba imbere yawe. Hari urusengero rwubakishije amatafari y'umutuku cyangwa se ahiye. Hari n'icyapa kinini cyane kiriho amafoto. Ukegeraho niho dusengera kuva mu gitondo ejo 2:30 kugeza 10:00 z'umugoroba. Ku cyumweru tugira amateraniro atangira 2:30 agasoza 6:30. Kuwa gatatu no gutangira 9:00. Ngiyi nimero yanjye. Abantu bari Kimironko, i Remera, Izindiro n'ahandi, ni ukujya muri gare ya Kimironko ugafata bisi iza Kagugu, bakagusiga hano kuri centre de santé ya Kagugu, ukazamuka uza kuri Alalume. Cyangwa ugatega moto, uhageze ukabona nturi kuhamenya, winjiyemo uravuga ngo ni mundangire kwa Pastor Savier. Ni ku muhanda kuri kaburimbo. Nimero yanjye ngiyi 0782298348. Reka nyisubiremo, andika 0782298348. Ndaguhenze ejo mu gitondo zinduka
ntukererwe, uze twirirwe imbere y'Imana kandi uze wiyirije. Murakoze, mvuye hano, mumpamagare nakire telefone zanyu. Imana ibaho umugisha, na hejo mu gitondo kare. Amen.